turi kumwe rero uyu duhagaze imbere atangira twibwira. Nitwa Uzayisenga Isaie. Uzayisenga Isaie ni umuhanzi wamamaye cyane ku ndirimbo Amaraso ndetse n'izindi mukunda kudutumaho ngo tumabarize ibibazo bitandukanye. Isaie, amakuru ni meza. Twishimiye cyane kuba kuri mikoro ya Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Iyi konseri wayibonye gute? Iyi konseri ni sawa, bigaragara ko yari iteguye neza kandi igishimishije nuko abantu bazi igihe. Ngiye mu bintu nakunze nuko abantu bazi igihe. Isaie, umuntu utakuza ubundi Uzayisenga Isaie ni muntu ki, amaze igihe kingana iki akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Uzayisenga Isaie no umusore ukorera mu itorero rya ADPR Paroisse ya Nyarugenge. Hanyuma maze imyaka 10 irenga nkora umuziki wo guhimbaza Imana. Imyaka 10 ufite indirimbo zingahe waba umaze gukora? Indirimbo maze kwandika zo ntabwo nahita nkubwira ngo nizi kuko ni nyinshi, ariko izo maze gukora muri studio maze gukora indirimbo zikoze ni 24. Ziri kuri album ebyiri ubwo? Ego, ziri kuri album ebyiri, ariko hari izo nzashyira kuri album ya gatatu ariko ebyiri zo zararangiye. Ubwo no kuvuga yuko muri izo hari izo ugenda ukora remix zizagaragara kuri album ya gatatu uri gutegura? Izo nakoreye remix ntabwo nzibara nk'indirimbo muri izo 24 zo igarukamo rimwe, ariko izo nakoze nyine imwe ni 24 muri studio. Hanyuma hari nizo nakoreye remix, nizo nashyize mu Giswahili. Indirimbo yawe ukunda abantu bakuzi ukaduha kapera yayo? Indirimbo burya gukunda indirimbo bivana n'ibihe urimo. Hari igihe uba wumva uri mu bihe wifuza ko wenda par exemple Imana kuba hafi, iyo ndirimbo niyiza. Hari igihe uba wumva ukumbuye ibintu by'ijuru cyangwa se uri gufashwa n'ibintu by'umusaraba, biterwa. Ariko indirimbo itaginshiramo cyane nivuga ngo nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho, umubiri na satani babwire ntindatashe, mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu, tubonanye amaso ku maso. Mwamwumvishe rero umuhanzi turi kumwe hano kuri iyi mikoro ni Uzayisenga Isaie, umuhanzi wamamaye cyane ku ndirimbo nyine nzabwira isi, urabeho, Amaraso ndetse n'izindi. Isaie, ubundi mu buzima busanzwe uri umusore nuko wabivuze, uteganya ubundi kuzakwereka umugeni ryari cyangwa kuzashaka urugo nkatwe kwese nk'abandi bose? Biriya nukubitegura ariko nibaza ko kera Imana imfashije wenda uyu mwaka cyangwa utaha ntabwo bizarenga. Nibyo byifuzo. Ubu ufite umukunzi? Ibyo si ibintu nahita nangaza hano ku itangazamakuru, ariko niko plan zanjye zimeze. Numva ndi kubyifuza ko uyu cyangwa utaha tarenga. Ariko birumvikana ko niba uteganya gushaka muri uyu mwaka cyangwa utaha, ubwo ngubwo fiance wawe umwibitse? Ibyo ntabwo umuntu yahita bivuga, ariko icyifuzo ni iki. Isaie, turagushimiye. Dusoza, niki wabwira abakunzi bawe bari hirya no hino badukurikiye? Icyo nabwira abakunzi banjye, icya mbere, album yanjye maze kuyisoza, ndimo ndategura igitaramo cyiza. Maze iminsi ndeba uburyo ibitaramo bikorwa, uburyo bitegurwa, nkareba uburyo bapresenta indirimbo. Ubu ikintu ndi gukora mpugiyeho, ndi gutegura konseri mu buryo butandukanye cyane nubwo nigeze kubikoramo. Hanyuma ikindi, abakunzi badushyigikire, ndabasaba badushyigikire mu buryo bwo gusenga n'uburyo bw'amafaranga, biba ari byiza. Urebye nibyo, kandi ndakomeje no gukora. Hari indirimbo mu minsi mikeya nko muri iki cyumweru tugiye gutangira irasohoka. Byose ni byiza imbere. Urebye abakunzi banjye nibyo mbategurira. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze namwe.